Haleluya. Reka muri uyu mwanya nshime Imana yongeye kumpa aya mahirwe, kandi nshime namwe Imana duhanye ayo mahirwe turi kumwe, tukaba tugeze mu bihe byiza byo kubana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero buri wese arebe uwo bicaranye amwifuriza isabato nziza. Imana ibahe umugisha, kandi duhaye ikaze n'abandi barimo kudukurikirana bari kure. Namwe Imana ibahe umugisha kandi mugire isabato nziza. Mbere yuko dutangira kwiga ijambo ry'Imana hari ibintu bine. Icya mbere nagira ngo mbasabe, nabasabaga yuko rwose nyuma ya saa sita saa munani duhurira hano. Icya mbere, dufite igitaramo cyiza kiraba kirimo korari abahamya, murabona turi kumwe nabo. Dufite korari nziza cyane yitwa Hope in Christ ya Kicukiro. Dufite n'izindi korari bababwiye, ariko by'umwihariko kiraba ari igihe cyiza cyo kugira ngo tumenye uko duhagurutse n'icyerekezo dufite muri aya materaniro. Uraba ari umugoroba rero mwiza, ndagira ngo mbararike rwose bishyire mu byo uteganya, uhaboneke. Ahubwo uze kwicara wenda uvuga uti mfite gahunda ndajyamo isabato irangiye, ibyo byaza kukorohera, ariko icyo Imana yakugeneye wakibonye. Ndasaba nanone abantu kuza gukoresha ama WhatsApp yabo bakararika, ndetse buri muntu wese akazashaka umushyitsi. Gambirira yuko aya materaniro atazarangira, byanga byakunda azajye kurangira hari umushyitsi wagejeje hano. Bigambirire, ubisengere, umuganirize ku kazi, kandi Imana izagira ikintu kidasanzwe ikora. Ni muri ubwo buryo kandi kuri WhatsApp yawe twifuza ko rwose udushyiriraho gahunda yibutsa abantu amateraniro, kugira ngo abazaza bava mu kazi bajye bahaca. Ikindi tubasaba ni ikintu nanone gikomeye muri iyi minsi, ni ukugira ngo musenge, kugira ngo nawe usengere kuboneka kwawe. Turi mu bihe bikomeye bidasanzwe, turi mu bihe byihuta bya gihanuzi, ariko nubana n'Imana, Imana izabiguheramo imbaraga n'umugisha. Ikindi, bari ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abandi bashinzwe gufata amashusho bazabidufashamo, kugira ngo uramutse ushaka icyigisho cyo koherereza umuntu bizorohe. Imana rero ibaha umugisha. Dufite byumweru bibiri byo kwiga ijambo ry'Imana, tukamenya icyerekezo cy'ubuhanuzi, cyane ko dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyiringiro ku mugoroba w'isi. Ikindi, tuzagira amahirwe yo kugira umwanya wo gusengera ibyifuzo bitandukanye. Ndagira ngo rero ngusabe ibi bihe bidasanzwe kuri wowe ndetse no ku nshuti zawe mugendana. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero munyemerere nshimire ubuyobozi bw'itorero bwabonye ko igihe nk'iki gikenewe, ndetse Imana ikampa amahirwe, ni amahirwe adasanzwe. Imana ikanyemerera ko ari njye nzafatanya na bagenzi banjye babiri. Imana ibaha umugisha. Iki rero ni igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusoreze aho ngaho, ahubwo munyemerere dusenge dutangire kwiga. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu tugiye kubumbura ijambo ryawe, reka tugire umugisha ubumbura imitima yacu, kugira ngo iri jambo rigire aho rijya kandi ryere imbuto. Dufite ibintu byinshi bimaze iminsi biniga ijambo ryawe muri twe. Bimwe ni amahwa, ibindi ni ubutaka bwumagaye, ndetse Mwami Uwiteka ibindi ni imbuto mbi. Ariko ubwo ugiye gutunganya imitima yacu, imbuto yawe iri bubyara umusaruro, turabyizeye. Ngaho rero bana natwe, udukangure kandi ukangure kwizera kwacu muri iri jambo ryawe. Ku musozo dufatishwe imyanzuro myiza na Mwuka wera, kandi kunesha kuba kwawe, gutsinda kuba kwawe, uruhande rwacu udutsindishirize. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba w'isi, muri uyu mugoroba w'ubuhanuzi,
muri uyu mugoroba wa raporo buri muntu wese atarimo kureba imbere ngo abone ahazaza he, muri uyu mugoroba w'intambara za politike nyinshi, muri uyu mugoroba w'ibihe biguye nabi abantu, twongeye kubarangira yuko hari ibyiringiro by'iteka ryose. Imana ntishobora kwemera ko isi ibaho nta byiringiro, niyo yaba umunota umwe isi yaba iri mu kaga. Kubw'ibyo rero abantu baryamye kwa muganga babeshejweho n'ibyiringiro by'uko umunsi umwe Imana izababyura. Abantu bari muri gereza barama kubera yuko biringiye ko umunsi umwe Imana izakingura gereza. Abantu bicaye hano bafite ibibazo by'urubyaro bizera yuko hari umunsi umwe Imana izabahoza iki? Amarira kandi kabasetsa. Kubw'ibyo rero ibyiringiro biramutse bibuze, ibyiringiro bibuze mu ndirimbo nziza nk'iyi abahamya baririmbye, ibyiringiro biramutse bibuze mu kibwirizwa nk'iki turimo kwiga, ibyiringiro biramutse bibuze ku muntu nkawe wicaye mu rusengero, uwo mu kabari ntabyo yabona. Dushimira Imana ko kuri uyu mugoroba w'isi hakiri ibyiringiro, kandi mwituze no mu byiringiro nimo tuzahererwa iki? Imbaraga. Tujye kwiga n'icyigisho kivuga ngo byaza umusaruro abashyitsi bawe ba nimugoroba. Byaza iki? Umusaruro abashyitsi bawe ba nimugoroba. Bibiliya itubwira ngo iki mu Itangiriro? Itangiriro igice cya 18, Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu, yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, arirukanka arabasanganira, yikubita hasi aravuga ati, databuja niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazana utuzi mwoge ibirenge muruhuke munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanira utwo kurya mwice isari, mubone uko mugenda, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati, tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza, uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara iki? Umuhungu. Umugabo w'umuhanga uzi kubyaza umusaruro abashyitsi arabitegereje. Bari abagabo batatu mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi. Aburahamu kubera kubana n'Imana yarabitegereje, abona ntabwo ari abantu bagenda gusa. Yari afite ikibazo mu rugo cyamugoye cyo kutabyara, yari afite amateka asharira, yari yariyaranje aryamana n'umukozi we. Umukozi we arangije amubyarira umwana, agira ngo ikibazo kirakemutse, ariko ijuru rivuga ko ikibazo kikiri kibisi, n'umutimanama we ukomeza kumwemeza ko ikibazo afite kikiri kibisi. Bijya biba ngombwa ko wiyaranje mu isi bakepura yuko igisubizo wakibonye, ariko ijuru n'umutimanama wawe ntibikwemerere ko ikibazo cyagize gute? Cyakemutse. Aburahamu rero muri ubwo buzima bw'ikimwaro yamaze gusezerera umugore wundi, afite umugore we yicaye mu rugo iwe, abona abagabo baraje, agira ubwenge arabitegereza, ariko abona umwe muri bo wo hagati ntasa n'abandi, afite ukuntu ateye, uko arimo gutera intambwe n'uburyo agendana nabo biragaragaza ko we abasumbije icyubahiro.
Aburahamu rero niko kubegera binginga yuko bacumbika, ariko arangije yitegereza uwo wari uri muri bo udasanzwe. Uwo mumarayika udasanzwe yari Kristo wihinduye marayika. Arangije aravuga ati uyu nguyu niwe wo gupfukamirwa. Mu kuteganya icyo ngicyo, ijambo ry'Imana ritubwira yuko umumarayika umwe muri babandi babiri yaramubajije ati ariko umugore wawe ari he? Kuko mu bitugenza aho duciye hari ikibazo dusiga inyuma, nta kibazo kigize gute gihari. Mushima Imana yuko n'uyu munsi hakiri abamarayika b'Imana banyanyagira mu ngo zacu, kandi urugo bacumbitsemo ikibazo cyari gihari kigira gute kirakemuka mu izina rya Yesu. Icyabaye ni iki rero? Bamaze kubigenza gutyo, umwe aramubaza ati umugore wawe ari he? Aramusubiza ati umugore wanjye ari mu ihema. Arangije aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri. Sara umugore wawe abyara iki? Umuhungu. Barakomeje bariyakira, barangije baraganira. Aburahamu arangije ababwira ati ariko se muragenzwa n'amahoro? Baramubwira bati ubu turi muri misiyo ikomeye, dufite amajwi y'abantu bamaze iminsi bataka babaza Imana icyo irimo guteganya n'icyo irimo gukora kuri Sodomu. Kubw'ibyo rero uru rugendo rwacu turakomeje, tugiye i Sodomu. Umurongo wa 16, nimureba neza, abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu nawe agira gute? Arabaherekeza. Aburahamu yavumbuye yuko kwakira abo bantu ahindutse ushobora kugira amakuru y'ibyenda kuba. Nshaka kubabwira ngo n'uyu munsi wa none abantu bemera gucumbikira abamarayika b'Imana mu mitima yabo baba bafite amakuru y'icyenda kuba, byanga byagira gute byakunda. Mu gihe bagendaga, Aburahamu yasabiye i Sodomu, asabira abantu be, aba bashyitsi ababyaza umusaruro, ababwira yuko afite famiye i Sodomu, ababwira ko afite umuvandimwe. Arangije agerageza gushaka uburyo Sodomu itarimbuka kubw'uwo muvandimwe. Ariko ikintu gitangaje, ndimo kwihuta mu gitekerezo, Itangiriro igice cya 19, abamarayika baragiye bageze i Sodomu. Umurongo wa 19, ba bamarayika bombi bagera i Sodomu ryari nimugoroba. Uyu wari umugoroba Sodomu yari irimo, ariko wari umugoroba udasa n'indi migoroba bari baragiye bacamo. Uyu mugoroba wari umugoroba ufitanye isano n'amahitamo yabo ya buri munsi, wari umugoroba ufitanye isano n'imyitwarire yabo, wari umugoroba wa buri muntu gutera kashe ku mahitamo ye y'ahazaza. Isi y'uyu munsi iri ku mugoroba wayo. Bivuze ngo uko witwara, ukurya, ukunywa, ukusenga, ukubana n'abantu, ukubanye n'ijuru, bifitanye isano n'ahazaza hawe ha buri munsi. Barangije kuri uwo mugoroba, Loti nawe yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke, mwoga ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Amagambo ameze neza nk'ay'Aburahamu, inyifato imeze nk'iy'Aburahamu, byerekana ko umuntu mugendana byanga byakunda birangira ibyo bimurimo abikwanduje. Niba urimo kugendana n'umugabo mwiza, ukaba urimo kugendana n'umugore mwiza, ukaba urimo kugendana n'umujene mugenzi wawe mwiza, vuba bidatinze uzisanga uko ateye ariko ugize gute ariko uteye. Aburahamu ntiyigeze afata Loti ngo amwigishe ngo jya ufata abashyitsi gutya, oya, kubera gukunda kubyitegereza byarangiye bimwimukiyemo. Mfite impungenge rero z'abantu mwirirwana, bishoboka ko ibintu bibarimo birimo kukwimukiramo, kandi nujya gufata umwanzuro uzafatisha umwanzuro ibyo bagushyizemo. Aya yari amahirwe. Abamarayika baramusubiza bati oya, turarara mu nzira buke. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi,
abamarayika nabo bashakaga gucumbika iwe, ngo ariko bashatse gusa naho baciye iwe ngo barebe niba azi agaciro kabo, ibyo ashaka, ibintu arimo gukora bitsindagiye mu buzima bwe. Gucumbikira abashyitsi no kubinginga wari umuco utakiri uwo gukopera, wari waramaze kuba umwe mu mico iranga nde? Iranga Loti. Buriya abamarayika b'Imana hari igihe dusaba n'ikintu Imana ikavuga ngo reka tubanze turebe koko agisaba agishimikiriye. Iki ni ikibazo gikomeye, uri seriye mu byo usaba? Abamarayika baramubwira bati hoya twebwe tureke twigendere. Arabinginga agera arapfukama ati mwambabariye ko ari njyewe nzuyu mujyi mwebwe mutagize gute? Mutawuzi. Abamarayika barangije bati wa mugabo ibintu arimo biriseriye, mureke tumwumvire dutahiwe. Marayika w'Imana ntashobora kurara iwawe uterekanye yuko umukeneye. Hagomba kuboneka ubushake. Imana irimo iradutestinga ngo irebe ko ibintu bituzana mu nzu y'Imana, ibintu bituma tuba abakristo, ibintu byatuzanye mu gakiza, Imana irashaka kureba ko turi seriye mu byo dusaba. Bageze iwe arabajyana, bagewe binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe. Yarabarebye arabitegereza, amenya ko ari abantu badasanzwe. Barangije bararya. Umurongo wa 4, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane. Loti ajya ku rugi, arasohoka arukingira inyuma ye, arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gutya, dore mfite abakobwa 2 batararyamana n'abagabo, ndabasohora. Yakomeje ajya impaka nabo. Umurongo wa 12, ba bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite? Loti yari afite umuryango munini, ariko kubera umurengwe w'i Sodomu, isereri yaho n'ubupagani bwaho, Bibiliya itwereka ko Loti yari umuntu wahoranaga umutima umurya kubera ibibi byaberaga muri Sodomu. Igihe cyarageze abana baravuga bati uyu musaza azaducupiza. Abana bacikiwe, abamarayika bamusuye asigaranye n'umugore we n'abana 2 bonyine nibo bari bahari. Abandi bari baragiye kubera iki? Amasengesho ya buri munsi ya papa wabo, gahunda yo ko buri munsi ikintu bakoraga papa yarababwiraga ati bana banje mujye mwibuka ko turi abagenzi n'abimukira, ntimukajye mwitwara nk'uko mubona aba bantu bitwara. Reka ngira ikintu mbabwira, umubare munini w'abajene, umubare munini w'abasore bajya kwikodeshereza no kwibeshaho, suko baba bagiye kwitoza guhangana n'ubuzima, nukugira ngo inyuro z'ijambo ry'Imana zihora mu matwi yabo, amasengesho ya mu gitondo, ibintu by'umutima nama. Mwana wanjye jya utekereza neza. Hari abana bageraho bakabona akagakiza mwababyeyi mwe mufite. Satani akabwira umwana ati wowe nuva iwanyu nibwo uzagira umudendezo usesuye. Abo bantu kandi abasigaye mu rugo bari bagifite akantu k'agatinyiro ko kubaha umubyeyi, ariko abagiye isi yari yarabarangije. Loti baramubaza bati hari abandi bantu ufite? Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose gerageza ubakuremo, tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kuharimbura uyu mudugudu. Abafite Bibiliya zanyu handitse ngo iki? Ariko abakwe bobo babigize nk'iki? Buriya nubona umuntu uca amazi rya ijambo rya sebukwe, uzamenye ko icyo wavuga cyose nta gaciro cyagira gute. Kuko reka ngira ikintu mbabwira, niba hari umuntu yubaha, umuntu yubaha nyirabukwe akubaha nde? Sebukwe. Umva, niyo utari seriye iyo ugeze imbere ye wigira umuntu uri serious. Niyo waba uri umusinzi w'inzoga iyo ugeze imbere ya sobukwe ubizi ko nawe azinywa, wigira umuntu utazinywa. Kakubwira ati fata icupa, ukamubwira uti hoya rwose mba mbona byandangaza singere ku byo nshaka kugeraho.
ariko umuntu waciye amazi ijambo rya sebukwe uzamutinye. Bahise babireba babona umusaza arimo arakina imikino. Byarangiye gute? Nuko bukeye mu gitondo bamarayika batera Loti umwete, baramubwira ati hagurukana n'umugore wawe n'ababakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'umudugudu. Bibiliya iravuga ngo maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'ay'abakobwa be bombi, Uwiteka amubabariye baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Kangiye ikintu mbabwira, hari igihe amakuru yo mu rugo rwawe agaragarira umushyitsi. Ubundi ibanga abantu bagira ni ukugerageza kwihagararaho ku buryo umushyitsi atarabukwa ibibazo biri hehe, biri mu rugo. Loti yabanje kwihagararaho akazabwira abamarayika ati mube muri aho ndaje mbyigiremo. Aragenda arakubita biranga. Loti aragaruka abwira umugore, akabona umugore nawe ntiyumva. Loti araza abwira abana, abona abana ntibumva. Reka ngiye ikintu mbabwira, kimwe mu bitwereka yuko tugeze mu mugoroba w'isi ni uburyo abagabo barimo gukoresha imbaraga zose, bagakoresha imbaraga z'ubutware n'igitinyiro Imana yabahaye, bikagwa mu matwi y'abagore n'abana byacitse amazi. Turi ku mugoroba. Abamarayika bareba Loti baramubwira bati rero umutima we turawubona urimo uragerageza, ariko urimo urarwana n'ikipe utazi, reka tubigufashe. Barangije bafata akaboko k'umugore, bafata n'akaboko k'umwana. Reka ngire ikintu mbabwira, wowe wicaye aha, niba udasabye Imana ngo ikoherereze umusada, urugo nturi burushobore. Ntabwo uri burushobore. Gufata ikiganza umugore ukamuzana gusenga ni ugufashwa n'abamarayika. Gufata abana ukabageza ku rusengero bakicara bakumva ibintu by'Imana, uretse gutabarwa n'ukuboko kwa marayika. Kandi mwabagore mwe, gufata umugabo agakunda Imana nk'uko wumva ubishaka, uretse gutabarwa n'abamarayika. Turi ku mugoroba w'isi. Imana yohereje umusada kuko urugamba turiho ruraturenze. Loti nakomeje kureba ibintu byarangaga Isodomu n'ibintu byamurangaga. Isodomu hari ikibazo cyo kutagira itandukaniro hagati y'abato n'abakuru. Itandukaniro riri hagati y'abato n'abakuru ryari ryarasenyutse. Abagabo bakuru bakora ibintu nk'iby'abana, n'abana bato nabo barigize nk'abagabo bagize gute bakuru. Ubu tufite amasysteme yo kwigisha abana gukuramo inda, kuringaniza imbyaro. Ukabona akantu k'imyaka 13 twagatekereje nk'umudamu w'imyaka 45. Ku mugoroba w'isi itandukaniro ry'abakuru n'abato rigira gute? Rirasenyuka. Umugore agomba kwambara nk'umwana muto kandi ashaje. Wajya ko nuka kubona ukubitanye n'umwana w'umuhungu nawe yambaye uruntu rw'urupantaro n'uruntu rw'urukoti rutagira umurongo, rutagira icyerekezo, n'ibirineti n'iki, wamureba akakubwira ati nge ndi umuntu w'umusaza. Itandukaniro rigomba gusenyuka. Ugomba guhamagara umukecuru akaguhamagara akakubwira ati n'undi munsi ntuzongere kunyoberaho, ndi mukecuru ndi nyoko. Wamuhamagara uti mwana muto, ati kabisa bakongere. Isodomu hari ikibazo cyo kuryamana kw'abahuje ibitsina. Bagiye mu busambanyi barirara, batangiye basambana bihishe, bageraho barerura. Noneho kwirata umubare wabo wasambanyije bwabaga ari ubutwari. Muzatega amatwi amaradiyo ya hano i Kigali ninjoro, abantu b'ibirara nibo baba barimo guhana ibitekerezo gusa. Rero nicaye ahantu muri iki cyumweru, numva umumotari arimo araganira n'undi, arangije ahita abwira undi ati ngewe nubwo ubona ndi umusore, mbonye ikigore cy'ikigori gifite umugabo ntacyaza. Abandi baraseka bahita bamubwira ati kandi icyo nkukundira sha wowe yivuze ibintu urabikora. Umuntu wari uri aho hantu wishyuzaga, ndamubwira nti nk'ubu nk'iki kiganiro kiri busoreze, aravuga ati nuko tubafite, kugeza ubwo kwatura ubugoryi bihinduka ubutwari. Sodomu hari ikibazo gikomeye. Iyo umuntu yakugiraga inama kubw'imico yawe yananiranye, waramwijundikaga, byaba ngombwa ukanamwikiza ukamwica. Umuntu w'iki gihe uzibesha umwereka ibitagenda neza niyo haba mu rusengero, ahita akubwira ati uzorore inkoko norora gaca. Nta mikino. Sodomu bari bafite ikibazo gikomeye. Hari amasengesho y'abantu bataka, bareba urugomo
bareba ubupagani, bareba uburyo Satani yicaye ku ntebe y'ubwami muri Sodomu, bakabwira Imana bati Imana, byibuze se niba binaniranye warengeye ishusho yawe irimo kwangirikira muri Sodomu. Mu gitondo na nimugoroba hazamukaga amasengesho abwira Imana ngo Mana, ko ufite amaso areba kuki Sodomu yiretse. Imana yohereza abamarayika ngo bamanuke. Ese mutekereza ko uru rugomo rweze ku isi, ubu bugome, izi ntambara, ubu bwicanyi, ubu bupagani bwo gusubira inyuma, uku guhemukirana kw'abashakanye, aba bana barimo kwica ababyeyi n'abana barimo guteza agahinda ababyeyi, aba banyamadini ubona imisengere bamaze kuyizambya, mutekereza ko nta masengesho azamuka? Arahari ntahari? Arahari. Imana vuba bidatinze igiye kumanuka irebe yuko gutaka kw'abarega isi kumeze nk'uko ububi bwaho bumeze. Nshuti zanjye, i Sodomu bari bafite indwara yagaragaye mu bana, mu bakwe ba Loti, indwara yo koroshya ibintu ukabifata nk'imikino. Iyi yari indwara mbi iruta izindi zose bari barwaye. Kubera iki? Iyi Imana ikoresheje imbaraga zose, igakoresha umutimanama, igakoresha ibitabo, Imana igakoresha ababwiriza, Imana igaca mu baririmbyi bakaririmba, Imana igaca mu mutimanama, Imana igahagurutsa abantu bakoze ibyaha kera bakatinyuka bakabivuga kugira ngo baguhe ubuhamya, kugira ngo ikwereke yuko aho urimo kujya ari habi, warangiza ugahita ubifata ukabica amazi. Buriya Imana ubu yiciye amaboko. Reka njye ikintu babwira, ingo nyinshi zirimo gusenyuka ni ukubana n'umugabo, umugabo wawe ugasanga ibintu byose abica iki? Amazi. Ukamwereka agahinda ufite, ukabona ari isekera, ukamwira uti nyamara uru rugo rurimo ibibazo, agahita abwira ati ariko nawe ntugakabye inkuru, ubu hari icyabaye. Wakoresha imbaraga, umunsi umwe noneho wazanarira, ukabona amarira yawe ayasimbutse ateze moto arigendeye. Nta kintu kibabaza mu buzima nko kubana n'umugore utajya ugira ikintu na kimwe aha agaciro. Sodomu, ikintu kiremereye, cya kindi kiremereye wakibagezagaho bari bafite umunzani bagiterekaho kigahita cyoroha. Umutima wo koroshya ibintu niwo mutima Laodikiya ifite, kandi niwo mutima uyiteje ikibazo. Nshuti zanjye, Loti yatabawe n'iki? Abakurambere n'abantu zipaje na 25. Loti hari imico yari afite. Icyambere, Loti yagiraga ikinyabupfura. Iki kinyabupfura yakigerekagaho kwakira abashyitsi. Kwakira abashyitsi yabigerekagaho kuba afite idini. Nubwo arazengurutswe n'abantu babi, akaba nta rusengero yari afite ajyamo, mu mutima we hari harimo imyizerere ihuje n'idini yande ya Aburahamu. Iyo dini rero yatumaga yicaranye n'abandi ku meza. Iyo dini itamwemerera ko afata ibibonetse byose, ntiyajyaga ahabonetse hose. Umugore we nk'umuntu wari ukize vuba, buriya amafaranga mashya nayo ni mabi. Amafaranga mashya iyo ahuye n'umugore w'umwiyemezi kaba kabaye. Loti ni umupagasi wagiye yimura ihema gake gake, bakoresha ubwenge babona ikibanza muri santere y'i Sodomu. Loti mu mutima afitemo ihame rivuga ngo nzajya ngenda niyoroheje mu mutima kuko Uwiteka niwe unteza intambwe. Umugore we akavuga ati nubwo mfite umugabo turimo gukira ntabigaragaze, ariko nge ngomba kwereka abantu urwego turiho, abantu bagomba kumenya aho tugeze, kandi ubuzima bubereyeho kuburya. Umugore wa Loti yaragiye muri Sodomu akurikije aho yari atuye, abakwe be, udufaranga twari tuje, umutima wo guca bugufi ntawo yari afite. Icyabaye nta kindi, iyo dini yo mu mutima ya Loti yatumaga atirekura mu byaha bya Sodomu. Abamarayika b'Imana bakundaga kwitegereza uko ahanganye n'ibibi bihari. N'ikimenyimenyi, tujyane muri Bibiliya zanyu, urwandiko rwa 2 rwa Petero, murebe uburyo Loti yabagaho. Ntabwo ikibazo ari ukujya kwikingirana ahantu, ikihutirwa ahubwo ni umutima. Urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 7.
duturuke ku murongo wa 6. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'Isodomu n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abaki z'abanyabyaha. Abantu babaga basinze ntago yasekaga, yahoranaga agahinda agenda, ariko abantu bamureba bakavuga bati umugabo yarakize yageze yajya. Ariko nkuriya ko atajya yishima ngo yishimane n'abantu, buriya abona bizamugeza ku kinaho yajyaga kwishima. Idini yo mu mutima ikamubwira ngo aba bantu bagiye kurimbuka kandi niwe wagombaga kubigisha. Loti yari afite ikindi kintu gikomeye cyo kuba yarigaga imico myiza ku bantu b'Imana, ariko ntabakureho amasomo mu ntege nke. Nugendana n'abantu b'Imana uzagira umugisha wo guhinduka nk'Imana bagendana nayo, ariko nanone nuramuka ubakopeyeho mu ntege nke uzagwa mu ntege nke nk'izabo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none buri muntu wese wicaye aha, Satani yamuhaye umuntu agomba gutunga urutoki. Iyo bakubaje bati kuki unywa inzoga wihishe, uhita utangira uti kanaka ntazinywa kandi akajya ku ruhimbi. Buri muntu wese Satani yamuhaye umuntu agomba gutunga urutoki kugira ngo amubere ibuye ry'ifatizo ryo kwisobanura. Loti yari umuhanga cyane. Loti yize amasomo kuri Aburahamu, ariko amasomo ya Aburahamu yo kugwa mu ntege nke agashaka abagore babiri, iryo somo Loti ntiyigeze arikora. Nshuti zanjye, abamarayika igihe basuraga Loti basanze kwizera kwe kwaragabanutse kubwo gutura hagati y'abantu batizera. Kwizera kwe kwari kwaragabanutse ugereranyije n'umunsi atandukana na Aburahamu barimo kugabana. Igihe Loti yerekezaga i Sodomu, Aburahamu akerekeza mu misozi, uwo munsi kwizera Loti yari afite yageze i Sodomu kwaragabanutse. Bishoboka ko kwizera wari ufite mu myaka 5 ishize atari kugifite. Bishoboka ko gukunda Imana n'inzu yayo wari ufite mu myaka 3 ishize atari kufite. Bishoboka yuko uburyo wisanzuraga ku bantu no kumva yuko musangiye urugendo mbere ya Covid, ubu nyuma ya Covid atari kumeze. Icyambere ni iki rero? Iyo urugendo rwo kujya hejuru usanga Imana ruhagaze, Satani gukoresha urugendo rumanuka. Byaza umusaruro abashyitsi ba nimugoroba. Turi ku mugoroba w'isi, dufite ibibazo turimo kugundagurana nabyo. Igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, page ya 365, hari amagambo agaragaza uburyo n'uyu munsi wa none muri uyu mugoroba w'isi Imana iracyatwoherereza abamarayika. Babandi bafashije Loti akarokora abana be nubwo umugore yabigendeyemo. Baba marayika baje bagatanga ubuhamya bwa nyuma i Sodomu ntibumve. Abo bamarayika n'ubu Imana iracyabohereza, ndetse Kristo kenshi na kenshi azana nabo, ariko abantu turarangaye cyane. Intege nke zari Sodomu nizo ziri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Page 365, abamarayika batumwe gukorera abana b'Imana imirimo y'imbabazi. Batumwe kubwira Aburahamu amasezerano y'imigisha. Muvuge ngo amena. Hano hari abantu benshi bategereje kumva, bategereje kwaturirwaho, bategereje gusohorezwaho n'amasezerano y'imigisha. Abo bamarayika barimo baraza. Ese urimo urakingura urugo rwawe ngo bahagere? Abamarayika batumwe ku marembo y'i Sodomu kwa Loti umukiranutsi kugira ngo bamukure mu irimbukiro. Abantu benshi bagiye kubura ubugingo, ariko Imana yohereje abamarayika bayo barimo kureba imitima yacu ikitekereza, barimo gukoresha tekinike nyinshi kugira ngo bazatukize kurimbuka. Niyo mpamvu umuntu uzarimbuka azaba yizize. Abo bamarayika urabaha ikaze. Batumwe kuri Eliya, ubwo Eliya yaracitse intege nkuko nawe ucitse intege muri no minsi. Batumwe kuri Eliya, yaragiye kwicirwa n'inzara mu butayu. Abamarayika bategeka ibikona kuzaza bimugaburira. Kurya muri Kigali biragoye, ariko kubwo gufashwa n'Imana, abamarayika b'Imana bashobora gutuma Imana idutegurira meza mu maso y'abanzi bacu.
gabanya umururumba, kingura urugi rw'umutima, kingura urugo rwawe, abamarayika binjire. Abakemuye ikibazo cy'inzara no kwiheba kwa Eliya barahari, baha ikaze, babyaza umusaruro muri uyu mugoroba w'isi. Abamarayika batumwe kuri Elisa bajyana amagare y'umuriro n'amafarashi, kuko umuntu w'Imana urugo rwe rwari mu ntambara. Abasirikare bari bagose urugo biteye ubwoba. Umugaragu wa Elisa yarebaga hafi, ntiyarebaga kure. Imana irangije ibwira Elisa yuko hamaze gutabara regioni z'abamarayika. Ntago baje bagenda n'amaguru abamarayika, baje gutabara Elisa, baze bazanye n'amagare y'umuriro n'amafarashi. Igihe umudugudu muto yari arimo wari ugoswe n'abanzi, aba bamarayika baciye inzira. Muvuge ngo amena. Abantu barimo barashaka quartier baturamo, abakire barimo barajya gushaka quartier nziza aho amafaranga yabazagira umutekano. Abandi harimo n'abajya gutura ahantu ukurikije utubanza twa make no kubaka ko bitagoye, ariko ikibanza gikomeye ni ugutegura ahantu abamarayika bazagusura bakarari wawe. Elisa yagize umugisha kuba urugo rwe rwagoswe n'abanzi, ariko buri mwanzi wese yagoswe n'abamarayika. Ibintu by'amarozi, ibintu by'uko hari abantu bakwanga bivemo. Hamagara abamarayika b'Imana ubaha ikaze. Turi ku mugoroba w'isi aho imyuka mibi irimo gukora cyane. Aba bamarayika kandi batumwe kuri Daniyeli igihe yari mu ngoro y'umwami w'umupagani. Daniyeli yari arimo gushakisha ubwenge mvajuru, kumenya uko witwara ibwami muri politike kandi ufite imyizerere ya gihanuzi. Ni ibintu bisaba ubwenge mvajuru. Abadivanisiti bakora muri politike, bakora mu nzego zifata imyanzuro, mukwiye kwitoza isomo rya Daniyeli mukamenya uko mukwiye kubaho. Daniyeli abamarayika baraje bamwigisha uko azitwara i Babuloni, kandi Babuloni ntimwinjiremo. Byarabaye ntibyabaye. Umuntu wese muri mwe wicaye aha uri mu kazi karimo ibigeragezo, ndamusaba ngo yakira abamarayika bafashije Daniyeli. Ikintu gikomeye, Daniyeli kandi si ibyo gusa. Mu gihe bamujugunyaga mu rwobo ngo ahinduke umuhigo w'intare, abamarayika barahageze. Intare babona yuko izo ntare zimufata, Imana irabisebye. Icyo bakoze, intare yo mu muryango wa Dawidi yarabanje zitangamo, icecekesha izindi ntare. Zaramwakiriye. Abantu bari hanze baravuga bati hoya ntago zari zishonje, kubera ko zimaze iminsi zigaburirwa neza. Mu gitondo umwami akuramo Daniyeli, abantu bari bagifite iyo ngingimira ngo uyu ni umukino, iyi ni game barimo gukina, izi ntare ntago zari zashonjeshejwe, bashobora no kuba hari ibintu bazihaye. Umwami arababwira ati kugira ngo twemeze yuko zitari zishonje, nibabafate bagire gute, babajugunyemo. Uko biri kose namwe mufite ibyo musenga, bibatabare mu rwobo. Ngo bagiye kumva, bumva mu matwi yabo amagufa arimo aragira gute, arakocagurika. Uzirinde kwinjira mu rwobo rw'intare uri wenyine. Hari abamarayika b'Imana babishinzwe. Emerera aba bashyitsi ku mugoroba w'isi. Biragaragara yuko hari abarimo kugucukurira urwobo, ndetse uzarugwamo nutagira amakenga. Ariko abamarayika b'Imana icyo bashinzwe ni kimwe, ni ukumanika amaboko bakabwira Yesu ngo uyu muntu afite ikibazo kirenze, ngwino abe ari wo mwitabarira. Nshuti zanjye, abamarayika batumwe kuri Petero icyo gihe yari ari mu nzu y'imbohe. Herode yari yamuciriye urwo gupfa, ariko barangije gupfa babihinduye kubaho. Aba bamarayika batumwe ku banyururu bari bafungiwe muri za gereza z'i Filipi. Batumwe kuri Paulo na bagenzi be igihe baterwaga n'umuraba uteye ubwoba bari mu bwato ninjoro, ubwo bari mu nyanja ngari. Abamarayika b'Imana kandi batumwe gukingura umutima wa Koruneliyo kugira ngo yakire ubutumwa bwiza. Muvuge ngo amena. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ijambo ngo ribyara umusaruro atari abamarayika b'Imana bakinguye umutima. Abamarayika b'Imana baramutse bari mu ngo zacu, bakingura imitima y'abana bacu
kubagira inama byakoroha ntibyasaba yuko tubirenzaho amagambo. Umubyeyi asigaye agira umwana inama, ukabona umukobwa ntarimo kukumva, warangiza ukareba uko wakuze, ukareba nuko ameze, ugahita umubwira uti pura kabuko nabaye ukudore narakubyaye. Umuraze kuzashaka nabi kuko umugabo yarakuzengereje. Umuraze kuzahora aturanye n'ababi nkuko nawe uturanye n'abantu babi. Umuraze ibintu bibi. Musaba Imana, abamarayika b'Imana boroshye imitima y'abizera, kugira ngo umubwirize ijambo abwirije rigere mu mutima. Umuyobozi w'itorero natanga itangazo, abizera baritahane. Korari niririmba indirimbo irarigeza aho yagombaga kugera. Bitari ibyo abamarayika b'Imana batari mu materaniro, imitima ntiyakinguka. Aba bamarayika kandi bagiye bakora akazi kenshi. Uko niko abamarayika baziranenge bagiye bakorera abantu b'Imana bo mu bihe byose. Uyu munsi ndagusaba cyane ngo usabe Imana igira ikintu ikora mu mutima wawe. Emerera abamarayika b'Imana muri uyu mugoroba babyaza umusaruro. Ariko abantu b'iki gihe nta kintu cyabakangura. Ezekiel igice cya 12, Imana yabwiye Ezekiel, iramubwira iti mwana wanjye dore nakugize umurinzi. Ibintu birakomeye, Abisiraheli bancanze, ndagira ngo hagire utuntu dukora kugira ngo byibuze turebe ko bakanguka. Ezekiel igice cya 12, Imana irangije iti nuko rero weho mwana w'umuntu, 12:3, wegeranye ibintu bibaga byo kwimukana, maze wimuke ku manywa bakureba, uzimuke uvi wawe ujya handi bakureba. Ahari bizabatera gutekereza nubwo ari inzu y'abagome. Imana yabwiye Ezekiel umuhanuzi, terura ibintu byawe byose ubifunge, numara kubifunga ugende ku manywa. Abantu nibabona uri umuhanuzi bakabona wikoreye imifuko n'ibiki byose, byibuze bizabatera gutekereza, kuko no gutekereza nibagitekereza. Ezekiel arabikora, aca abantu ku manywa. Yategereje n'umuntu uri bumubaze ngo ibi bintu bishushanya iki. Araheba. Buri wese yaribereye muri diruze, abibereye mu by'urushako, abibereye mu by'idini badashaka Imana, bishakira ibyubahiro, abibereye mu miryango y'abanyisereri, abishakira gukomerwa amashyi. Nta muntu n'umwe witaye kuri icyo kintu. Kandi uzasohore ibintu byawe nk'ibintu byo kwimukana ku manywa bakureba, nawe uzasohoke nimugoroba bakureba nk'abahagurutse baciwe. Imana irangije iravuga iti rero ubwo igikorwa cyo ku manywa kitagize icyo kimara, byibuze uzahaguruke nimugoroba. Nimugoroba abantu baba babona ko bugiye kwira, abantu baba bakangutse. Byibuze uzabikore nimugoroba turebe ko ari icyo bitanga. Wicira icyuho, uzafate. Muri Bibiliya zimwe bavuga yuko ngo yagiye acukuza intoki ze, azicukuza ikibambasi cya Yerusalemu, acukuramo umwobo. Wa mwobo awucamo, awucishamo umuzigo we, babona arasohotse. Abantu ntibigeze banabyitaho ngo bavuge ngo ibi bintu bisobanura iki. Yararimo kubabwira inama ngo Yerusalemu iri mu kaga, uzi ubwenge akore n'ibidashoboka biri bushoboke. Sincukuje intoki zanjye nkaba nzicukuje umwenge ku gikuta cya Yerusalemu. Buri muntu wese nakiza ye magara. Mugira ngo ari cyabaye, maze uzabishyire ku rutugu bakuruzi, ubijyane hatabona, uzitwikire mu maso kugira ngo utareba igihugu, kuko guhunga urimo no kureba ubwiza bw'ibintu usize biragora. Nicyo kintu Mukaroti yazize. Mukaroti yateye intambwe n'umubiri, ariko amafaranga ye n'ahazaza he n'icyubahiro cye byari biziritse ku bintu biri Sodomu. Kuko ibyo rero igihe Sodomu yashyaga yumvaga ari uhiye, arakebuka ahinduka inkingi y'umunyu. Ni nako bimeze nshuti zanjye. Nimugerageze mwifata agakiza kanyu n'ubuzima bwanyu ngo mubizirike ku mafaranga n'akazi, mubizirike ku byubahiro n'amafamiye n'amoko. Oya, ibyo bintu bizashira kandi bizayenga mu kanya gatoya. Nshuti zanjye, nuko nkora uko nategetswe, ibintu byanjye mbisohora ku manywa nk'ibyimukanwa, maze ku gicamunsi nshicyuwo mu nkike, ubwanjye mbisohora hatabona, mbishyira ku rutugu bandeba. Bukeye bwaho ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, mbese ab'inzu ya Isiraheli, ya nzu y'abagome,
ntibakubajije bati uragira ibiki? Yategereje n'umuntu umubaza ngo ibi bintu ni ibiki? Reka da. Umutima mubi wo gufata ibintu byose ukabyoroshya watumye ubuhanuzi bwa nyuma bwerekana Yerusalemu ko ugiye kurimbuka babuca amazi, ahubwo baravuga bati uyu muhanuzi mumwegere afite ikibazo cy'imitekerereze. Vuba bidatinze umuntu uvuga ko isi igiye kurangira, umuntu uvuga ko hagiye kuba akarengane, umuntu uvuga yuko isi igiye kujya mu kavuyo kadasanzwe, bazaza badufata bajye kutuvuza ko dufite indwara z'iki? Z'imitekerereze. Ariko Imana yageze aho iramubwira iti rero hari terime mbi iri muri Yerusalemu ntashaka. Muri Yerusalemu harimo terime ivuga yuko ubuhanuzi buhora buvugwa ariko ntibusohore. Imana irangije iravuga ngo kuva uyu munsi nta jambo ryanjye rizongera kuvugwa ngo riranzikwe, nta buhanuzi buzongera kuvugwa ngo bitware igihe kirekire. Hazaza havugwa akantu gasohore, havugwa akantu gasohore. Ngiki kihe turimo. Ntabwo bigisaba umwanya munini kubona ubuhanuzi, ntabwo bigisaba gusoma ibitabo byinshi cyane ngo umenye aho igihe kigeze. Ubuhanuzi burimo burasohora kuko turi mu gihe cyo kutaranzikwa. Ariko ikibazo gikomeye ni kimwe: uri muremera ubufasha bw'abantu b'Imana? Uri muremera ubufasha bw'abamarayika? Amagambo nkunda cyane mu ntambara ikomeye aravuga ngo marayika w'Uwiteka yagiye abambisha amahema yo kugota abumvira Imana kandi yarabakizaga. Kubw'ibyo rero muri uyu mwanya ndasoza mbabwira amagambo ari mu bibaho mu minsi y'imperuka paje ya 19. Satani arakorera mu kirere akagihumanya. Ikirere kiri hejuru yanjye, ikirere kiri hejuru yawe wa mugore we, ikirere kiri hejuru yawe wa musore we, ikirere kiri hejuru yawe wa mucuruzi we, ikirere kiri hejuru yawe wa mwizera we, wa musirikare uri hano, wa mukene uri hano, wa muturage uri ahanga. Ikirere kiri hejuru yawe ni ikirere kizima cyangwa Satani yamaze kugihumanya? Iyi ikirere gihumanye n'imvura imanuka igize gute? Ihumanye. Niba hejuru yawe hari ikirere gihumanye, n'imvura y'imigisha wita imigisha izakumanukira, izamanuka ari imitego, izamanukana umutima utanyuzwe, bizakugwa nabi. Ariko niba ikirere kiri hejuru yawe ari ikirere ugoswe n'igicu cy'abahamya b'abamarayika b'Imana, uzagira umugisha kandi icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Aya magambo aravuga ngo tubeshejweho n'Imana, haba mu by'ubuzima bwacu bwa none cyangwa iby'ubugingo bw'iteka. Urebye uyu munsi aho turi, dukeneye gukanguka cyane, dukeneye kwitanga rwose, dukeneye guhinduka rwose, kandi dukeneye kwiyegurira Imana tutizigamye. Nyamara dusa n'abiyicariye nk'abaguye ikinya. Mana yo mu ijuru dukangure. Ndasaba Imana ngo idukangure muri uyu mugoroba w'isi. Ndasaba Imana ngo ikangure imiryango yacu, ndasaba Imana ngo ikangure itorero ryayo, ndasaba Imana ngo umutima wo kubona ibintu byose nk'ibintu byoroshye tuvemo. Icyo Imana yagize igikomeye tubone ko gikomeye, kandi icyo Imana yoroheje natwe tubone ko cyoroshye. Nicyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ese hari abantu bari hano bavuga ngo muri uyu mugoroba w'isi, ubwo abamarayika b'Imana barimo kuzenguruka kandi ubufasha bwose n'ubutabazi bwose Imana bubahaye ngo babuduhe, ndashaka gutabarwa? Nshobora kuba meze nka Danieli, nshobora kuba meze nka Petero, hoya njyewe nshobora kuba meze nka Koruneliyo, nshobora kuba meze nka Eliya, nshobora kuba meze nka bariya abantu bose, bariya bakurambere bose twagiye tubona. Ndashaka gutabarwa n'Imana. Ndashaka ko abamarayika b'Imana bagota urugo rwanjye, bagota umutima wanjye, bagota ahazaza hanjye, bagota n'imikorere yanjye. Wowe ushaka gutabaza Imana, wowe ushaka gushyira ubuzima bwawe mu biganza by'Imana kugira ngo Imana ikangure ubuzima bwawe, yongere ikubyutse, yongere iguhagurutse kandi gutangiza urugendo, wongere unogerwe n'iby'agakiza, tera intambwe uze dusenge niba uhari. Tera intambwe uze. Yesu araguhamagara. Ese hari umuntu wifuza yuko uyu munsi wamubera umunsi
wo kugaruka gushaka ubutabazi buva ku Mana, wo gushaka kugaruka ku byiringiro by'Imana. Imana iguha umugisha.